niko bimaze utayatanze nta kintu bagukorera n'igitenge wambaye wakigurisha bakabona bakagukorera. Abandi bamwe mu baturage bo mu kagari ka Kavumu umurenge wa Ruhango w'akarere ka Rutsiro bashyira mu majwi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kavumu na SEDO bafatanije kuyobora aka kagari, aho bavuga ko nta muturage ushobora guhabwa serivisi adatanze amafaranga 2,000 bya Ejo Heza. Urava hano uje kwa mudugudu uje kurega mudugudu ikibazo cyawe senyumva akohereze ku murenge ku kagari nugerayo ngo ntiwatanze Ejo Heza ntacyo ndi bwagufashe ukajya kwaka icyiciri niba utabanje gutanga 2,000 nta cyiciro uri bwabone kandi ngewe bujya arigihe njya kwaka icyiciri nshaka gutanga mituweli nimba ndi umunyarwanda nkabaho nta mituweli ubwo urumva iterambere twaba turimo ryabarire ntago bashaka kugira serivisi bagukorera utabanje gutanga Ejo Heza n'umutekano yana amafaranga y'umutekano nayo utayatanze ntago byakunda. Amafaranga y'umutekano ni ihame turayemerewe ariko ikintu cyo turi kwanga ni kimwe aya mafaranga yo kuvuga ngo ni Ejo Heza tudafite gahunda ufite gahunda y'amafaranga ugiye gukoresha ako kanya aya Ejo Heza ntayo ufite byagenda biti utayatanze ntacyo bagukorera. Kubera iki? Niko bimaze utayatanze nta kintu bagukorera. Mwese se? Twese niko bimera. Bakubwira ngo ikirere? Barakwirukana ngo banzu yatange. Waba utayafite nuko ukashakira ikibi n'ikiza. Ushobora kuba ufite ikibazo cyihutirwa ntabwo bakigukorera utayatanze n'igitenge wambaye wakigurisha bakabona bakagukorera. Abaturage bakavuga ko aka ari akarengane cyane ko ngo banayabishyuza batabanje no kubasobanurira akamaro kayo, ikindi ngo bigasa nko kuyabaka ku gahato bitewe no kudasobanurirwa n'impamvu bishyuza aya mafaranga babanje kubategera kuri serivisi baba bagiye kwaka. Ikibazo cya Ejo Heza uyugize ikibazo ukajya kubaza ikibazo ku kagari ubanza ugatanga Ejo Heza kandi nzi ko Ejo Heza ari ukuyitanga ku bushake bwawe nta gahato karimo kandi nkamanzi ko hari abantu bagize ikibazo barayatanze ntibayabashye bagize ikibazo. Ibyo twakwifuza yego ntawe ujya kwishyura amafaranga adakeneye kwivuza. Nje nimba ngiye kwaka icyiciri haba nkeneye kwigira kwa muganga ntago banyima icyiciri gute. Gaburi umuntu yakubwiye ngo jya muri Ejo Heza agomba gusobanurira n'uburyo bigenda wenda ukazavuga ngo amafaranga urashira muri Ejo Heza ukamenya ngo uzayabonaho cyangwa ntago uzayabona. Ubwo wenda umutekano ni ngombwa garanemewe ariko Ejo Heza ko tuzi ko Ejo Heza ari banke isanzwe kandi yigenga nagahato kuyijyamo nta kibazo ushobora gukemurira utaratanga 2 ngo ni Ejo Heza. Twe tukibaza Ejo Heza kwitanga ko ari ubushake ni itegeko. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kavumu Tabaro Protégene hakanye ibivugwa n'abaturage avuga ko ari ukubeshya ngo kuko gutanga serivisi ku muturage ari inshingano. Numva ngo serivisi ntahuriye na Ejo Heza. Ejo Heza ni gahunda ya leta ugomba gusobanurira umuturage yayumva akayijyamo atayumva ntayijyemo. Rero ngo iyo ntaho bihuriye pe nta nicyo bihuriye. Nase urugero serivisi dutanga hari serivisi tuvuge urugero rwo kwandikira umuntu witabye Imana cyangwa se kwandika umuntu wavutse cyangwa se gusinyira icyangombwa umuntu wataye indangamuntu ashaka kujya gushaka indi ndangamuntu cyangwa se ushaka icyiciro cy'ubudehe n'urugero nk'urugo rwashingiwe. Ibyo ngibyo byahuriye he na Ejo Heza ko? Rero ibyo bakubwiye ntaho bihuriye n'ibyo n'ukuri guhari kuri tere. Mweke ko wenda we wavuga ngo ngiye nageze kuri tere nsanga ariko bimeze ariko niba ari ibyo bakubwiye barakubeshya. Umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Rutsiro Uwizeyimana Emmanuel yavuze ko iki kibazo atarakizi kandi ko bagiye kugikurikirana ariko ko ngo bitari bikwiye ko umuyobozi yima umuturage serivisi yitwaje amafaranga ya Ejo Heza. Ubwo urumva umuntu yakwanga kuba serivisi ngo ntibatanze Ejo Heza bibaho ko nta requirement ya serivisi isaba Ejo Heza nta muturage n'umwe wigeze tugezaho icyo kibazo. Urumva ko bisaba ko natwe tubanza kubikurikira tukamenya nimba ari byo. Ntaho tubizi kuko ntibibaho ntibishoboka ntibinakwiye. Urumva rero ntabwo twabimenya ngo tunabyihorere. Mu mihigo y'umwaka ushize 2024-2025 akarere ka Rutsiro kihaye umuhigo wo kwiteganyiriza miliyoni 300 muri gahunda ya Ejo Heza. Gusa umwaka ukaba wararangiye kamaze kwiteganyiriza atagera no kuri miliyoni 100 zingana na 28%.
Ibi byatumye ku rutonde rw'uko uturere turushanwa mu kwesa imihigo mu kwishyura ejo heza kaza ku mwanya wa 22 ku rwego rw'igihugu. Rafiki Kabenga ATV mu karere ka Rutsiro. Amahirwe, impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho, ayo yo ntagucike, kuko igihe ni iki ngo utunge diplome ihamya ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye. Inzira ni imwe gusa, gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizame cya leta gisoza amashuri yisumbuye Advanced Level Exam nk'abakandida bigenga private candidates ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonry. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0788 19 74 88 na 0786 39 47 na 0782 75 67 utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.